aba bantu ngiye kuvuga ni abantu bazi gucakura no kwiba amarangamutima y'abantu no kukwambura ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo. ubwo yinjira muri wowe akagutwara ubushobozi bw'imitekerereze kandi mu buryo bw'ubwenge kandi ntubimenye, ukazisanga utazi gufata ibyemezo, ukazisanga witwa utari we, ukazisanga ubaho utashakaga, ukazisanga ubana nabo utashakaga, ukazisanga uhora uri guilty, uri umunyabyaha, akakukubita imirongo n'amase tese ibintu byose yagiye agukorera. Ubundi ushoboye iki? Tabiyambaye utamfite wakwigeza kuki? Ibuka cyagiye kandi wararwaye arakurwaza urakenera akira, ariko icyo ashaka ni ukugira ngo akuyoboze igitugu. Icyo bita mu gisore ngo wema uzuri, wema unauwa. Ubupfura bushobora kwica umuntu utabizi. Ikimukubwira ni iki? Nuko iyo ashaka kubabaza ahubwo ngo aragucyurira akagera ku ijambo ryose na sentence n'icyo yakoze. Yego, uwo muntu ni umuvumbura. Muhunge wiruke, umugabo ntacyo undi cyo yamuhaye. Icya kabiri, ntiyita ku kubabaza, ntiyita ku bibazo byawe, ahubwo buri gihe yita kwangiza ikintu yitaho no kwangiza ibitekerezo byawe. akabirogoye cyangwa ntubyumvize mbikubwire, binsobanurire. ari wumvisemo ikiza uburyo yangizamo ibitekerezo byawe. ni ukuvuga ibyo nari numvisemo ahari ni ukuvuga ko aba adashaka ko wigenga mu bitekerezo byawe no gufata ibyemezo by'ibyo ugomba gukora. Yes, urimo 100%. ni ukuvuga ngo we kumubwira ibibazo byawe no kumubwira solution yo kubisohokamo warabyanga. Ko ntakwandikiye ntiwansubiza, iyo utanasubiza mba nahamutse. Saa sita nziza se wariye, uzacunga umuntu ubwira birane ngo isaa sita nziza, gitondo cyiza, ese wariye, se wagiye. Rwa rukundo nta mezi rumara, apfa kugera ku cyo ashaka. Niba ari sex akayibona, niba ari cash akazibona, niba ari connection yaraguke akayibona, niba cyasha ubundi yarangiza akakwanika, akagutera uw'inyuma, akakwanika ariko nyine. Okay, akakudarapa. Kuko kwiringaniza nawe si uko agukeneye, akeneye ibyo uzamugeza. hari ahantu ashaka aho hantu niho uzahamugeza. ubundi agahinda ubundi uburyo butarwaye ubu nkoreye kino, kuko yakubaye hafi nyine uragikora da, azi ubushobozi. Yewe umva, ntabwo narya inkoko nakubonye, ntabwo imirika. usabwa n'ubwa mbere ari inkoko. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imiterere
mitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uri uw'agaciro, uriwe, kandi uriwe niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Mwebwe Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ikaze nanone ko mwebwe Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza aho dukurikira aho uherereye hose, habe mu Rwanda habe hanze yo mu Rwanda. Turabakunda, turabishimira kandi turabashimira abakoze subscribe kuba mwaraguye ubumwe bw'Abera. Tukaba tugeze ku muryango mugari w'abantu 85,000 birenga. Byose ni ku bwanyu, mwarakoze cyane. Imana igibaha umugisha. Amazina ni Jerry, turagarutse muri bya biganiro byacu bya buri munsi. Ndi kumwe na mushumba. Wiriwe neza, waramutse neza? Nyanda amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose, kandi nkomeje gukurikira umugambi w'Imana mwiza. Uyu munsi numvaga nifuza ko tujya mu bintu bijyanye na psychology cyangwa imitekerereze, kuko ubumwe bw'Abera ntabwo tugarukira ku nzozi gusa, kuganira n'ibindi bintu shingiye kuri Bibiliya, imibanire n'abantu. Kuko niba hari ikintu kibangamiye abantu muri iyi minsi, famiye zirasenyuka, abantu baratandukana, inshuti zabanaga zikarekurana, abantu bagahemukirana, rimwe na rimwe abantu bakabigereka ku Mana, abandi bakabigereka ku bandi. Noneho ugasanga n'umuntu responsabilité ye cyangwa ibintu bye ntabwo abihaye agaciro nkabyo. Harimo abantu bagiye bavuga, sinzi nimba nawe batarabikubwira, ngo muzashyiraho televiziyo igaragara ku ntuza ku muyoboro usanzwe ikikora abantu biga. Byose biraza n'ubushobozi twageze aho dushoboye, aho bazadushyigikire tuzahagera, ntabwo badufite. Rero ugasanga buri gihe mariage z'abantu zirasenyutse, zamaze kuba zabaye, zitaraba, urwikekwe mu bantu n'ibintu byinshi bitandukanye. Ugasanga umuntu abayeho ahangayitse kandi bitagombye kubaho. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'ihishurirwa Imana yampaye, amavuta akandagira iki? Amateka. Ubuzima bukagira bugahinduka, bugahindura ubw'abandi. Iri ntuzaritegereze mu idini. Hari abambwira ngo muteranira he, musenga ryari? Njye nsengera muri ADP Paruwasi Kicukiro Sheri, itorero rya Gatare rikorera i Nyanza. Ndi pasiteri muri ADP. Iyi ni minisiteri yaje kuvuna kugira ngo uwo mu matorero atandukanye ku isi yose wiyumvemo, ukosoke, unakosorwe, ugira ibintu ukora iwanyu aho ngaho hera imbuto. Aho ngaho uri aho Imana iriyo. Winyoboka ntabwo ndi Kristo, yoboka ijambo rye. So rero niyo mpamvu uyu munsi nagusabaga tuganire psychologically, mu buryo buri psychology, mu buryo bw'imitekerereze yimbitse, ariko ishorewe n'ijambo ry'Imana, ntabwo ari imitekerereze iciriritse. So rero hari abantu, hari ingeso 7 mbi cyane. Ingeso mbi cyane, mbi cyane. Uyibonyeho ujye umuhunga, wiruke. Wakwiruka uri ku igare, watega imodoka, watega moto, simbizi, ariko Muhunge aba bantu ngiye kuvuga ni abantu bazi gucakura no kwiba amarangamutima y'abantu, no kukwambura ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo. Ubwo yinjira muri wowe akagutwara ubushobozi bw'imitekerereze, kandi mu buryo bw'ubwenge, kandi ntubimenye. Ukazisanga utazi gufata ibyemezo, ukazisanga witwa utari we, ukazisanga abo utashakaga,
ukazisanga ubana nabo utashakaga, ukazisanga uhora uri guilty, uri umunyabyaha, ukazisanga ubaho ubuzima utateganije, tabia mbaya zirindwi. Ni abantu bazi amayeri yose n'ibinarimba bireshyeshye nawe, ariko hari icyo bakeneye. Jero utibeshya ngo bano bantu bavuga nabi, ni abantu usanga ari indakemwa. Nabyise umuntu uri mwiza, umuntu uba mwiza, wahakennye akaguha amafaranga, warwaye akakurwaza, wababaye akabana, ukabona ibyo arimo gukorera niki ni ubugiraneza. None wababaye warwaye arakurwaza, wabuze amafaranga ariko ntayaguhanye umutima mwiza. Hari ibindi bibyihishe. Ni nahashi, cyane nahashi waramwibagiwe. Nahashi sira nawe nahashi waramwibagiwe. Ngo nuko mbanogora amaso mbigira iki? Igitutsi. Uno muntu yamazeho kugira gutyo akakwereka imbabazi, akakwereka ibintu byose, ariko afite icyo ashaka kuzakubabaza. Igihe kimwe azagucyurira. Ninjye nkugize, ibuka aho nagukuye, itangira akakukubita imirongo n'amasitesi, ibintu byose yagiye agukorera. Ubundi ushoboye iki? Tabia mbaya. Utamfite wakwigeza kuki? Ibuka cyagiye kandi wararwaye arakurwaza, urakenera akira, ariko icyo ashaka ni ukugira ngo akuyoboze igitugu. Icyo bita mu gisore ngo wema uzuri, wema unaua. Ubupfura bushobora kwica umuntu utabizi. Ikimukubwira ni iki? Nuko iyo ashaka kubabaza ahubwira ngo aragucyurira, akagera ku ijambo ryose na sentesi n'icyo yakoze. Yego, uwo muntu ni umuvumbura. Muhunge wiruke. Umugabo ntacyo undi cyo yamuhaye. Icya kabiri, ntiyita ku kubabaza, ntiyita ku bibazo byawe, ahubwo buri gihe yita kwangiza ikintu yitaho no kwangiza ibitekerezo byawe. Akabirogoye cyangwa ntubyumvize mbikubwire, binsobanurire. ari wumvisemo ikiza uburyo yangizamo ibitekerezo byawe. Ni ukuvuga ibyo nari numvisemo ahari ni ukuvuga ko aba adashaka ko wigenga mu bitekerezo byawe no gufata ibyemezo by'ibyo ugomba gukora. Yes, urimo 100%. Ni ukuvuga ngo wowe kumubwira ibibazo byawe no kumubwira solution yo kubisohokamo, warabyangiza. Ariko suragwana niki ngo gene byari bimeze gutya ngo nibwake Imana ikabihindura, ariko ntugakabye ngo usenga menshi yiki. Uwe yumvise ibibazo ariko ntashaka gusohoka mu bibazo. Abantu barahari, Yego, bishimishwa no kuguma aho uri. Iyo birangiye abashaka kugira ngo utakaze decision, determination na target zawe. ibyo washakaga gutumbera gusingira abyangiza, guhindurira icyerekezo. Atariko nko ufite miliyoni 10 ugiye kugura imodoka y'iki, nashangura akamodoka njye nkagendamo, ariko nimbona n'umukiriya
uyikodeshe ngo izanjye 5 ntizahezaho gusa uragura kamera y'iki ibya YouTube byararangiye ahubwo nakuboneye ikibanza kaguye ikibanza kitagira ibyangombwa kiri muri litige gahitushye kugurisha inzu iri muri litige cyangwa tibivunika hari isoko ry'amadolari riryoshye za bitcoin ngwino tugende ugacuruza kuri internet utazuha amafaranga yawe iruka ariko umuntu amwumvise kuko yigize mwiza umubwiye ibyawe uwa gatatu ugomba guhita uhunga wirukanka ni umuntu kugusha mu mutego azi icyo ashaka azi ibyo agambiriye uyu muntu kugusha mu mutego azi ukurakara avuga ijambo rituma usakuza mbega we ari yaranja akakugusha mu mutego kuko azi neza ukurakara uko wishima uko uvuga nabi wamara kugwa mu mutego ati mwamubonye wundi nababwiraga niko yabaye arashaka kwerekana intege zawe hirya ku ruhande uyu muntu Muhunge niwe ufite ubwenge ko yenda mwe murakomeye genda ndoroshye ariko hari ikintu wakora simbashe kwihangana cyo gihe gatide mwamubonye muri make ni wa muntu gucira igitambaro cy'ima ku kibuno yaza ngo dore ko yambaye ati kanaka ntiyaje mu ati muze kureba ukuntu yarura atagira ngo yahanzweho muri make atanga amakuru yawe mbere y'uko ugera ku gikorwa yego sugira ngo kari agakoti atakabona bari umuntu byari byamuranye hundi bandi nyaruka uno muntu wa kane abwira abantu ibyawe we amakosa yakayita yawe yego yagera ku bye akabeshya uzi ko yakubeshyira ati jyewe no gusambana simbikunda atari ko kanaka burya ni mubi iyo mubona twicaye mu kabari burya bari muri roge ati ntiwambonye yose njye n'inkwera agacupa atari ko zisamba ati cupa ntabwo namubeshyera ariko ingutiya ayo nizo tumiza mu Bushinwa ninde uri buhakane kandi azi ko muhorana ati sigiye kumuguriza ati baba we ati heba kandi shabwo nagashinga arubonye akaganiriyeho wari ugiye kubona support yego agiye arakwiciye kura y'amaso yagaruka mu gaseka kandi amabanga ye ntago yavuga umuntu wa gatanu ugushyira muri isolation mubi ugukuraho abantu ati kanaka arakwanga kanaka kuvuga nabi usizyo kanaka yakuvuze se mbega kugira ngo abantu bange usigara uri wenyine uri kumwe nawe warahari ntabwo ahari abagukuraho umva abagukuraho abakuzengurutse inshuti kandi kubagukuraho iyo aruzi aguteranje nawo bikanga arahindukira ibyo yavuze akabicurika ahindura indimi
niba yavuze ati bana kabana kana kuko icyo bashaka no kugushyira muri isolation noneho wamara kuba wenyine ugaterwa n'urwango kutishimira abantu no kubura gufata imyanzuro none iyo abonye umutsembeye bya bindi yavuze araza kongera akabibabwira ati niwe wabivuze none haba adashishoza n'abatareba bakagufaho yego Muhunge. Icya gatandatu ni umuntu gutuka gutese ni umuntu gutuka iyo utambaye mbona ntuburiho iyo utagira gute ugize bundi we ntushoboye ntutekereza nige nitambika mu byawe ariko abagira kuri icyo twita intimidation agutera ubwoba cyangwa kugira ngo utongere kugira umwanya wo gufata ibyemezo mu buzima bwawe ikintu cyose ujye umubaza hana bikene ashaka kuyoboza inkoni y'icyuma afite intego ebyiri no kwitakariza icyizere no kwifatira imyanzuro yego nayo gufatira uzabaho gutese uzika gucyurira n'icyayi yakuguriye akantu kose yagukoreye tugeze ku minota myiza y'abagabo cyangwa turacyakomeza ni ibitutsi kwiyenza n'ibintu byinshi cyane ngiye gutinda ku ngeso ya karindwi ingeso ya karindwi abantu bo nabanye benshi nabo n'ubu hari uwo turi kumwe ndi gusaba Imana ngo niyiruka azagwe kwibuye ahita aguma aho ngaho nkomeza iri mutsikamire yenda asigare yikura urwara mbe nirutse ni umuntu ubabara akubwira ko yabaranye nawe wamubwira uti mfite akabazo ndarwaye sha uzi ko kurya byananiye kubera uburwayi akwereka ko babaye mubabaranye mwishimana urumva ntabwo uri gushaka kumva uno muntu ubwenge afite akwereka ko ibihuri gucamo nawe muri kumwe hari nahagera ngo uzi ko ibibazo byawe byamubujije kurya ariko rwose nyamara barahari barahari ariko ntabwo ari abo uri kutubwira nyamara umusonga wundi ntabwo kubuza gusinzira uburwayi ry'inyuma umugore arimo agona ariko kuko hari ikintu agushakaho baranye nawe iyo nakubona mba narapfuye ukibaza uyu munyagwa ko mubonye akuze mbere yuko duhura yabaga hati noneho agashaka kuringaniza ubuzima n'ubwawe ibyago byawe n'ibye nyamara we ntakubwira kimubabaje ngo mubabarane yego hari uwambeshya ngo jyewe ngo sinyigiye gukorera perimi ngo kuko urarwaye nyoherereza kode ngo nayisibye akabona bashaka kwinjira nuko yasinziriye mbega akagenda uyu we ni imviranga n'umwobo muremure ni akaga kigenza kuko mu myaka duhuye ubu nakubwira ngo rwose ngo jari kubera agahinda ufite ngo naraye ntariye kubera wowe ni ikinyoma iyo ntakubona nari gupfa ni ikinyoma mbere y'uko uza si ibyo uyu muntu bafite zino ngeso uwo wanze akunze aramukunda ibyo mukabijyanamo ariko intego yiyo intego ye afite uno mu ni ukugira ngo akwinjirire ukureho amafaranga ukureho inshuti
icyerekezo akuyobozi. Ko ntakwandikiye ntiwansubiza, iyo utanasubiza mba nahamutse. Saa sita nziza se wariye? Uzacunga umuntu kubwira birane ngo isaa sita nziza, igitondo cyiza, ese wariye? Se wagiye? Rwa rukundo nta mezi rumara, apfa kugera ku cyo ashaka. Niba ari sex akayibona, niba ari cash akazibona, niba ari connection yaragukeneye akayibona, niba cyasha ubundi yarangiza akakwanika, gutera uw'inyuma akakwanika ariko nyine. Okay, kakudarapa. Kuko kwiringaniza nawe si uko agukeneye, akeneye ibyo uzamugeza. hari ahantu ashaka aho hantu niho uzahamugeza. ubundi agahinda ubundi uburyo butarwaye ubu nkoreye kino, kuko yakubaye hafi nyine uragikora da, azi ubushobozi. Yewe umva, ntabwo narya inkoko nakubonye, ntabwo imirika. gusa kwa bwa mbere ari inkoko, akeneye inkoko nyinshi muri wo, akeneye kukubira, akeneye kukumanipira psychologically. So ugomba guhagarara stand firm. Aba bantu kibabona iruka n'izo ngeso zabo zihumye, ariko bahungire muri Yesu. Yego. Undi muti wa kabiri, kimwereka ko wamuvumbuye kandi witurije. Tino wababaye ni sawa, byaba ngombwa ukanamubwira. Nicyo kintu cyohera. Genda kubwira ariko. Yego. Urankunda ho. No kumugorora nayibwiye undi ariko. Nari mvuye hano. Icarira mu karyoshyo. Ko cyo ngiyo fagitire ndayishyura nirakubuza. Nta nimero yanjye ugira. Kandi nifashe burya. Ko muzabi njyarya kugera ryari kwiri. Ibintu bizabagezayo. Ubugiye guhita uyishyura, uhamagare ba bantu ngo mvuye ukaryoshyo mpuye na nta mbabazi ndamwishyura, ndamuguri ungurira twavuganye. Ngo basi wowe ngurira. Ntabyo nateguye. Ntabwo wari urimo rwose. Oyangiye ruri kambwire Jerry. Hari ururimi ntacyumva. Ururimi ntakivuga, hari n'amagambo ntacyumva. Uwincakura. Rero kubahunga kwiza iyo udafite imbaraga zo kubabwira, no kujya ku ruhande. Yego. Uzifite babwire, wisunga Imana. Haleluya. Gumana ibyemezo byawe, gumana gahunda zawe, menya kwifatira ibyemezo no kwisohora mu ngorane. Amen.